Ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Kumwe na Ogi. Ubuzima bufite intego. Ibyiza bw'imibereho ifite intego. Hari ibyiza bitanu nyamukuru biva mu kugira ubuzima bufite intego. Icya mbere, kumenya intego y'ubuzima bwawe bibuha agaciro. Twaremeye kugira agaciro, niyo mpamvu usanga abantu rimwe na rimwe bakoresha uburyo budahwitse nko kuraguza cyangwa ibiyobyabwenge ngo barebe ko bamenya iyo bagana. Iyo ubuzima bwawe bufite agaciro, ushobora kwihanganira ibikubaho byose, ariko iyo nta gaciro wabuhaye, n'utuntu duto duhinduka umusozi. Umusore umwe wari mu kigero cy'imyaka 20 yaranditse ati, numva ntacyo mvuze kuko maze igihe ndwanira kureba ko nagira icyomba cyo. Ikibabaje ni uko ntazi n'icyo nshaka kuba cyo. Ubu mbona bucya nkabona bwira. Nizera ko umunsi umwe nimishurirwa intego y'ubuzima bwanjye, aribwo nzatangira kumva ndiho by'ukuri. Ubuzima butarimo Imana ntibugira intego, kandi ubuzima butagira intego ntibugira agaciro. Kandi iyo ubuzima bubuze agaciro ntibugira umumaro, nta n'ibyiringiro butanga. Muri Bibiliya abantu benshi bagiye bavuga kuri ubwo buzima butagira ibyiringiro. Yesaya yigeze kwitotomba agira ati, naruhijwe n'ubusa, amaboko yanjye yapfuye ubusa, nyakoresha ibitagira umumaro. Yobu yaravuze ngo, iminsi yanjye irihuta irashira nta byiringiro. Akarangiza agira ati, kubaho kwanjye ndakuzinutswe, sinshaka kurama, ndekera ukwanjye kuko iminsi yanjye ari ubusa. Akaga gakomeye gashobora kugwirira umuntu si ugupfa, ni ukubaho ufite ubuzima butagira aho bukuganisha. Ibyiringiro ni ngombwa mu buzima bwawe, nk'uko ukenera umwuka wo guhumeka n'amazi yo kunywa. Ukeneye ibyiringiro kugira ngo ushobore guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Dr. Bernie Siegel avuga ko ashobora kumenya umurwayi wa kanseri uzakira amubajije ikibazo kimwe gusa, ese wumva ushaka kubaho ukageza ku myaka 100? Abazi neza ko ubuzima bwabo bufite intego akenshi bagiye basubiza ngo yego, kandi kenshi nibo bashoboye gukira. Ibyiringiro bizanwa no kuba ufite intego. Niba wajyaga wumva uri aho gusa utagira ibyiringiro, komera. Impinduka zikomeye zigiye gutangira mu buzima bwawe niwiyemeza gutangira kubaho ubuzima bufite intego. Imana irakubwira ngo, nzi ibyo nibwira nzabagirira, mbafitiye imigambi y'ibyiza, si yo kubagirira nabi. Nzabarema umutima kandi mbaha ibyiringiro by'ibyo muzabona hanyuma. Ushobora kuba wumva uhanganye n'ibibazo bidashobora kubona ibisubizo, ariko Bibiliya iravuga ngo Imana ishobora gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira. Ni ukuvuga ibiruta cyane ibyo dusengera, twifuza, dutekereza cyangwa twizerera. Icya kabiri, kumenya intego y'ubuzima bwawe byoroshya imibereho. Byoroshya guhitamo ibyo ukora n'ibyo udakora. Intego y'ubuzima bwawe ihinduka igipimo ukoresha uhitamo ibikorwa witaho n'ibyo utitaho. Iyo ugeze imbere y'igikorwa icyo ari cyo cyose, uribaza uti, ese gukora ibi biramfasha gusohoza imwe mu ntego z'Imana ku buzima bwanjye? Iyo udafite intego y'ubuzima isobanutse, nta shingiro uba ufite iyo uhitamo. Iyo ugena uko uzakoresha igihe cyawe cyangwa ubutunzi bwawe, uzaba mu kamenyero ko guhitamo bitewe n'ibyo ureba, igitutu abandi bagushyiraho, cyangwa uko wumva umeze muri wowe muri ako kanya. Abantu batazi intego y'ubuzima bwabo bagerageza gukora ibintu byinshi icyarimwe, bikabazanira guhangayika, umunaniro n'amakimbirane mu mutima. Ntibishoboka gukora ibintu byose abantu bashaka gukora. Ubundi igihe ufite cyagenewe gukora ubushake bw'Imana gusa. Niba ubona udashobora kurangiza ibyo wihaye gukora, jya umenya ko urimo kugerageza gukora ibirenze iby'Imana yashakaga gukora, cyangwa se ukabukoresha igihe nabi, nk'iyo umara amasaha menshi imbere ya televiziyo. Kubaho ufite intego bituma ugira imibereho yoroshye na gahunda zitakuvuna. Bibiliya ivuga neza ngo, ubuzima bwo kwifata no kwigaragaza uko utari bwerekana ubukene bw'umutima, nyamara ubuzima bucishije make burimo inyungu nyinshi. Ibyo bizana amahoro y'umutima. Mwami Imana,
ugushikamijeho umutima uzamurinda aba amahoro masa kuko akwiringiye. Icya gatatu, kumenya intego y'ubuzima bwawe biha icyerekezo imibereho yawe, bituma imbaraga zawe n'umwete wose ubikoresha mu bifite umumaro. Utangira kugera kuri byinshi kubwo guhitamo gukora bike by'ingirakamaro. Ubundi muri kamere y'umuntu habamo kurangazwa n'utuntu duto tudafite akamaro. Usanga duhora twiruka inyuma y'umuyaga. Henry David Thoreau yaravuze ngo abantu benshi babaho mu bwihebe busa n'umutuzo, ariko ab'iki gihe bo babaho mu kwirangaza kutagira icyo kubagezaho. Abantu benshi basa n'icyuma bakoresha bapima umuvuduko w'umuyaga, gihora cyihindukiza, cyihuta, ariko kitava aho kiri. Niba udafite intego isobanutse y'ubuzima bwawe, uzahora ubyina muzunga, uhindura imirimo, uhindura inshuti, uhindura amatorero cyangwa ibindi bintu by'inyuma, wibeshya ko uko guhindagura bizazana gahunda mu mibereho yawe cyangwa ko bizahaza inzara y'umutima uri mu busa. Uzahora wibwira uti wenda ubu bwo nimpindura hari igishya bizanzanira, ariko amaherezo uzasanga bidakemuye ikibazo cyawe. Ikibazo ufite ni icyo kubura icyerekezo no kutagira intego. Bibiliya igira iti ntimukabeho nk'abanyamujyi iyo bijya b'abapfu badatekereza, ahubwo murwanire kumenya icyo umwami wacu ashaka. Imbaraga zo kugendera inzira imwe zisobanuka neza iyo twitegereje imikorere y'urumuri. Urumuri rusanzwe nta mbaraga rugira, ariko iyo urwerekeje umujyi umwe rwunguka imbaraga. Iyo imirasire y'izuba uyerekeje hamwe ukoresheje ikirahure cyitwa lupe, ishobora gutwika ibipapuro ndetse n'ibyatsi. Hari n'ubuhanga bugezweho bwo gucisha urumuri ahantu hato cyane hakavamo imbaraga zitwa laser, zishobora gukata ibyuma n'iyo byaba bikomeye. Nta kintu kigira imbaraga nk'ubuzima bufite icyerekezo, nk'imibereho ifite intego. Abagabo cyangwa abagore bagize icyo bahindura mu mateka y'isi ni abari bafite ubuzima bufite icyerekezo. Urugero ni nk'intumwa Paul, wakoze nk'uri wenyine agakwiza ubutumwa bwiza mu bwami bw'Abaroma bwose. Ibanga rye ryari ubuzima bufite icyerekezo. Yivugira neza ati imbaraga zanjye zose nazerekeje kuri iki kimwe gusa, nibagirwa ibiri inyuma ngatumbira ibiri imbere. Niba ushaka ko ubuzima bwawe bugira icyo buhindukaho ku isi, buha icyerekezo. Burekeye aho kugerageza gukora byose, jya ukora bike, ugabanye imirimo imwe n'imwe, kabone n'iyo yaba igaragara ko ari myiza. Wibande cyane ku byo ubona ari ingirakamaro. Ntuzitiranye gukora byinshi no gusohoza byinshi. Ushobora gukora byinshi ntacyo ugamije, ariko se amaherezo bimaze iki? Pawulo yaravuze ngo mureke duhurize umutima kuri iyo ntego, twese abashaka gusingira iyo Mana yaduteguriye. Icya kane, kumenya intego y'ubuzima bwawe byongera imbaraga mu mibereho yawe. Iyo umuntu afite intego bimutera kugira umurava. Nta kintu gishobora kukongeramo intege nko kugira intego isobanutse. Iyo abantu babuze intego ntibashobora gushishikara. Iyo udafite iyo ujya no kubyuka ubwabyo bihinduka umuruho. Akenshi ikitunaniza kikatumaramo imbaraga, kikatubuza umunezero, si akazi kenshi, ahubwo ni akazi katagira icyo kagamije. Bernard Shaw yaranditse ngo dore igitanga umunezero ku buzima ni ukumva imbaraga zawe urimo kuzikoresha ikintu gifite umumaro, ukumva urimo guhindura ibintu aho kwitwara nk'agapfunyika k'intege nke, wirebaho mu tubazo n'amaganya atavaho, witotombera ubudatuza ku isi itakwitayeho ngo iguhe umunezero. Icya gatanu, kumenya intego y'ubuzima bwawe bigutegurira ubuzima bw'iteka. Abantu benshi bamara ubuzima bwabo ku isi bagerageza gusiga umurage ku isi. Bahora bashaka ikizatuma bahora bibukwa nibava ku isi. Ariko ku iherezo rya byose ikizagira icyo kimara si ibyo abantu bazaba bavuga ku buzima bwawe, ni ibyo Imana izavuga. Icyo kenshi abantu batabona ni uko ibyo twageraho byose haza abandi bakabirenza. Uba ikirangirire mu mikino, ejo hakaza undi akakurenza. Uramenyekana ejo ukibagirana, kandi n'ibyiza abantu bakuvugaho bigeraho bikamenyerwa. Akiri muri kaminuza uwitwa James Dobson yari yarihaye intego yo kuzaba uwa mbere agatwara igikombe mu mukino w'amarushanwa ya tennis. Intego ye ayigeraho, akajya yumva afite ishema kuko igikombe yatsindiye cyari gitatse ahagaragara mu ishuri. Haciyeho imyaka umuntu arakimwoherereza. Bari bagisanze mu iyarara aho bari bataye imyanda barimo kuvugurura inyubako y'ikigo. Hanyuma James arandika ngo igihe kiratinda, ibyo watsindiye abandi bakabiyorana n'imyanda yo ku cyavu. Kubera aho kuzasiga umurage ku isi ni ukureba hafi.
uburyo bwiza bwo gukoresha igihe ni ukwishakira umurage udashira. Ntabwo Imana yagushyiriye ku isi ngo ukorere kwibukwa, yagushyize ku isi kugira ngo utegure imibereho y'iteka. Umunsi umwe uzahagarara imbere y'Imana ikora igenzura ry'ubuzima bwawe, ikizamini cya nyuma mbere y'uko winjira mu bugingo buhoraho. Bibiliya iravuga ngo mwibuke ko buri wese muri twe azihagararira imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Ni koko buri wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Amahirwe ni uko Imana iri mu ruhande rwacu kandi ishaka ko twese dutsinda icyo kizamini. Nicyo cyatumye itwereka ibibazo mbere y'uko ikizamini kigera. Duhereye ku byanditswe muri Bibiliya, dushobora kwemeza ko Imana izatubaza ibibazo bibiri by'ingenzi. Icya mbere, umwana wanjye Yesu Kristo natanze wamukoresheje iki? Ntabwo Imana izakubaza idini wabagamo cyangwa imyizerere mwari mufite. Ikintu kimwe gusa kizagira icyo kimara ni iki, ngo ese wemeye ibyo Kristo yagukoreye kandi wize kumukunda no kumwizera? Yesu yarivugiye ubwe ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ikibazo cya kabiri, ibyo naguhaye byose wabikoresheje iki? Ubuzima naguhaye, impano zose, ubuhanga, igihe, imbaraga, inshuti ndetse n'ubutunzi Imana yaguhaye, ese wabikoresheje mu nyungu zawe cyangwa wabikoresheje gusohoza imigambi Imana yakuremeye? Kugutegura ngo utazatsindwa ikizamini cy'ibyo bibazo bibiri niyo ntego y'iki gitabo. Ikibazo cya mbere kizagena aho uzamara ubuzima bw'iteka. Ikibazo cya kabiri kizagena ibyo uzakora mu buzima bw'iteka. Nurangiza kumva iki gitabo uzaba ushobora gusubiza biriya bibazo byombi. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Dusubire ubutaha.